Ngabo Meddy yavutse tariki 7 Kanama 1989. Uyu nguyu yamenyekanye cyane ku izina rya Meddy. Ni umuhanzi w'umunyarwanda, akaba aririmba mu njyana ya R&B. Ni umuririmbyi n'umwanditsi w'indirimbo. Kuri bakaba yibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva Nyakanga tariki ya 4, 2010. Akigera muri iki gihugu, uyu Meddy yabaye muri leta ya Chicago, aho yakoreraga umuziki we mu nzu itunganya umuziki izwi nka Place One. Nyuma akaza kuva Chicago yerekeza muri leta ya Texas. Ahangaha niho yagiye gukomereza amashuri ye ndetse na muzika. Meddy yakomeje gukorera indirimbo ze nyinshi muri Amerika. Ni nyuma yaho mu Rwanda yari amaze kumenyekana cyane. Indirimbo ze zaramamaye cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Mu ndirimbo yatangiriyeho mu Rwanda twavuga Amayobera, Akaramata, Ese Urambona, Ubuntu n'izindi. Nkuko twabivuze haruguru, Meddy yavutse tariki ya 7 Kanama 1989, avukira i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Ise yitwaga Sindayihebura Alphonse, naho nyina umubyara akaba Cyabukombe Alphonsine. Ababyeyi be bari abakunzi b'umuziki. Ise yari umucuranzi wa gitari, gusa Meddy nta mahirwe yigeze ageraho kumenya bihagije cyane cyangwa abe yabona umubyeyi we imbona nkubone. Ise wa Meddy yaje gupfa Meddy akiri muto cyane. Yakuze akunda umuziki, aho nyina yamwigishaga kuririmba indirimbo za Bob Marley, cyane cyane indirimbo ye yitwa Redemption. Nubwo yakuze akunda umuziki, mu busore bwa Meddy ntabwo yumvaga ko azaba umucuranzi ukomeye cyane, ariko yumvaga ko azaba umukinnyi w'iteramakofe ukomeye kandi yakundaga gukubita abo biganaga bato. Iyi nyota yagiraga yo kuba umukinnyi w'iteramakofe byatumaga akora imyitozo yabyo hagati y'ibihumbi 2 kugera 2-3, ariko nyina yakomezaga kubimubuza nubwo byari bigoranye kubireka. Nyina wa Meddy yumvaga ko umwana we naramuka agiye mu bintu by'iteramakofe ashaka kuzabikoreramo urupfu, imvune zitandukanye n'indwara zidakira. Meddy yize amashuri y'incuke bita École Independence i Burundi. Igihe umuryango wimukiraga mu Rwanda, yakomeje ku ishuri ribanza rya Saint Joseph. Nyuma arangije amashuri abanza, yaje kwiga imibare n'ubugenge mu ishuri ryisumbuye rya La Colombière. Igihe yajyaga muri Amerika, yakomerejeho amashuri ye ya Talladega College muri Texas, yiga ibijyanye na siyansi. Mbere ya 2008, Meddy igihe yari mu mwaka wa 3 mu ishuri ryisumbuye, yari umwe mu bari bagize itsinda ryaririmbaga bitaga Justified mu rusengero rwa Zion Temple i Kigali, aho yaririmbanaga n'abandi baririmbyi bazwi cyane mu Rwanda, harimo The Ben utunganya umuziki witwa Mucyo Nicolas, ndetse na Mbabazi Isaac uzwi ku izina rya Lick. Uyu ni nawe wanamutunganyirizaga indirimbo igihe yatangiraga umuziki we. Kuva 2008, mu myaka 3, byari ibihe bidasanzwe ku buzima bwa Meddy ndetse no mu rugendo rwe rwa muzika. Ibi byose byakomeza kumubera ibihe bidasanzwe kubera ko ari cyo gihe cye yamenyekanyemo mu muziki ndetse aba umuhanzi ukunzwe cyane mu Rwanda. Muri 2008, indirimbo ye Ungirira Ubuntu nibwo yaje kubisohoka. Nyuma yaje guhita asohora Akaramata, akurikizaho Amayoberane n'indi yitwa Ese Urambona, abifashijwemo na Lick. Iyo Lick nk'uko twabivuze haruguru niwe wazimutunganyirizaga izi ndirimbo,
zamugize icyamamare muri muzika mu Rwanda. Nyuma yasohoye indirimbo zikunzwe cyane zagiye zikundwa n'abantu batari bake mu Rwanda, harimo Igipimo, Banza Nkukunda ndetse n'Inkoramutima. Kugeza muri 2010 Meddy na The Ben bari abahanzi bakunzwe cyane kandi barigaruriye imitima y'abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda. Tariki ya 4 Nyakanga 2010 abo uko ari babiri bari mu bahanzi berekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuririmba mu nama bise Urugwiro Conference. Ni igitaramo cyari cyateguwe n'Abanyarwanda baba hanze, nibwo bafashe icyemezo cyo kwigumirayo. Kuva icyo gihe byabaye inkuru ntibyashimisha abafana babo mu Rwanda. Bamwe babashinjaga guhunga igihugu cyabo. Ibyo byafatwaga nk'icyaha gihanwa n'amategeko kuko nta cyemezo bari bafite cyo gutura muri Amerika. Bakigera muri Amerika, Meddy yagiye kuba muri Chicago, aho yakomereje gukora umuziki we akorana na Press One, inzu yatunganyaga umuziki muri icyo gihe, aho yari ari kumwe n'abandi bahanzi bagiye batandukanye nka The Ben, umuraperi K8 Kavuyo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Ku ruhande rwa Meddy, yaririmbye indirimbo nyinshi ari muri Amerika, harimo Oyama, Nasara, Holy Spirit and Kigali. Aho hagiye hagaragaramo abahanzi bose babarizwa muri Press One, aho bakomeje kwamamara mu Rwanda. Kuva 2013 kugeza ubu Meddy yibera muri Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakomeje kuririmba indirimbo zigiye zitandukanye, harimo na Wamusimbura, Urinde Bucya, Add Top, Slowly. Izi ndirimbo zatumye akundwa cyane mu bihugu bigiye bitandukanye nka Tanzania, Uganda, Kenya ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye nk'u Burundi, aho yari yaravukiye. 2015 Meddy yatangiye kumenyekanisha igitaramo cye yise Ninjye Meddy, aho yaririmbye mu bihugu by'i Burayi bigiye bitandukanye. Yakoze ibitaramo byinshi kandi bitandukanye muri Amerika, akomereza muri Canada, asoreza muri Afurika, aho yaririmbye muri Kenya, Tanzania no mu Rwanda. Ashimisha abafana be benshi cyane mu 2017. Tariki ya 2 Nzeri mwaka 2017 Meddy yaje gukora igitaramo cy'amateka mu Rwanda, aho cyitabiriwe n'abafana benshi cyane mu mujyi wa Nyamata. Hakurikiyeho ibindi bitaramo Meddy yagiye akorera mu Rwanda, byari byagiye bitegurwa na Airtel Rwanda. Nyuma muri 2017 Meddy yaje gukomeza kwitabira ibitaramo bitandukanye, haba mu Rwanda ndetse no mu karere. Muri ibyo twavugamo icyo yakoreye mu Rwanda bise Kwita Izina, cyabaye mu Gushyingo 2019, ndetse na Wasafi Festival yitabiriye muri Tanzania, aho iyo festival cyase iserukiramuco yari yateguwe n'inzu itunganya umuziki muri Tanzania bita Wasafi Record, y'umuhanzi uzwi cyane muri Tanzania yitwa Diamond Platnumz. Meddy bakaba bafite umukobwa bagiye bakundana ufite inkomoko mu gihugu cya Ethiopia. Bamenyaniye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amuzana mu Rwanda kumwereka abakunzi be bose. Arangije mu minsi yashize batweretse ubukwe. Meddy ni umuhanzi ukunzwe cyane mu Rwanda. Kuri ubu sinabura kuvuga ko ari mu bahanzi batatu ba mbere beza bakunzwe mu Rwanda, bakunzwe n'ingeri zose. Couple ye twavuga ko nayo iri muri couple zirenze mu Rwanda, muri couple zose zigeze zibaho, yaba iri muri couple 5 cyangwa se 3 zavuzwe cyane mu Rwanda kandi nziza zigezweho. Cye mwumvaga ni Gift Mura, iyi ni Mura TV. Tubashimiye kumwe mudukurikira muri benshi. Komeze mudukurikire mukandi subscribe kugira ngo YouTube channel yacu ikomeze gutera imbere. Tubagezaho amakuru agiye atandukanye, yabe imyidagaduro, imikino, amakuru avugwa hirya no hino haba mu Rwanda, mu karere
ndetse no ku isi hose. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi ibyo mwifuza bikomeze kugerwaho. Tubifurije intangiriro nziza z'icyumweru. Icyumweru turimo gutangira kizabere cyiza, icy'imigisha, umutekano, amahoro, kugubwa neza.